namwe muri diaspora. Ndabararikira Igicaniro TV. Igicaniro TV ni TV yanyu, ni TV yacu, aho muzajya mukurikira amakuru yizewe, amakuru y'umwimerere. Muzakurikira amakuru y'umutekano, mukurikire amakuru y'ubanye n'amahanga, mukurikire amakuru ya politike ndetse n'amakuru y'imyidagaduro. Ngewe rero uzabibagezaho nitwa Ruhashya Egide. Ndabasuje cyane abakurikiye Igicaniro TV, mbahaye kandi ikaze. Uyu munsi dufite umutumirwa tugiye kuganira nawe, akaba aherereye ku mugabane wa Amerika, ni mu gihugu cya Canada. Uwo nta wundi ni Damien Nkaka. Damien Nkaka muramuzi kuko ni influencer kuri social media, agira byinshi abwira abantu, agira byinshi yigisha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Maze abakurikiye Igicaniro TV ndagira ngo tumuhe ikaze. Karibu bwana Nkaka Damien, turagira ngo tukuhe karibu hano ku Gicaniro TV. Murakoze umuyobozi wa Gicaniro TV, nishimiye rwose kuvugana nawe kugira ngo tubungane ibitekerezo mu bintu bitandukanye wateganyije. Urakoze cyane Damien. Damien, ngira ngo wabashije kumva ibyo witwa Jean Paul Turayishimiye yavuze. Ngira ngo ni ikiganiro yatanze agiha umuntu witwa Kambanda, akaba ari umudokiteri. Bikaba bitangaje kugira ngo umuntu w'umudokiteri nkuriya akora analize, ariko analize wabashe kumva. Aba bantu bombi rero banenze urugendo rw'umukuru w'igihugu yagiriye mu gihugu hagati, cyane cyane mu majyepfo, aho bavugaga ko urwo rugendo ngo rutari ngombwa. Icya mbere bwo wenda ndaza kukubaza ntese abo bantu bahitamo bate kugira ngo bavuge ko umukuru w'igihugu urugendo rwe rutaba ari ngombwa mu gihugu. Hanyuma kandi tuza no kugaruka ku byo bagiye banenga bitewe n'ibibazo abanyarwanda bagiye babaza umukuru w'igihugu n'uburyo umukuru w'igihugu yagiye bishakira ibisubizo. Bwana Nkaka, niba wabashije kugira icyo wumva, waba wumvishe aba bagabo analize bakoze? Yewe urakoze, ariko niba nabyita analize, niba nabyita amarangamutima ashingiye mu byifuzo byabo, kuko burya iyo ukora analize uba ugerageza gushyira balance mu bitekerezo byawe, uko ubona ibintu bishobora kugenda cyangwa uko byakagombye kugenda, nko gucaranginga ibintu runaka. Ariko analize buri gihe ishingiye ku marangamutima, uko wowe wifuza, iyo ntabwo yitwa analize. Iyo ntabwo yitwa analize, yitwa n'ibyenye byo kwimara irungu, byo kuvuga ngo reka tuvuge, bavuga ko tuhari natwe ko tugihari. Nabo analize za Kambanda azimaranye imyaka, urumva, azimaranye igihe kirekire nawe kuvuga urugendo rwa Perezida Kagame mu baturage b'igihugu cye ayobora. Hewe turaza kwivugana rwose, birashigeje cyane. Muri ibi bintu rero bagiye bavuga bwana Nkaka, hariho ukuntu bavuze bati bishoboka bite ko umukuru w'igihugu ngo agenda akajya gutemberera, akajya gusura abanyarwanda ngo atari kumwe na ba ministre, ngo atari kumwe n'abakuru b'ingabo. Ariko mu by'ukuri twebwe abaministre twarababonye, abakuru b'ingabo twarababonye, yewe n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye bagira ibyo bayobora mu gihugu twarababonye. Ni hehe bari bashingiye bavuga bati nta baministre bari bahari? Ntabwo umukuru w'igihugu yigeze akenera umuyobozi runaka ngo uwo muntu abure. Yavuze ati reka tubibaze ushinzwe ubutabera, ministre akaba arahagurutse akavuga ati uwa local government yaramwicaye iruhande, akavuga ati ushinzwe ibirebana n'inganda yarahagurutse turamubona. Nta muyobozi n'umwe yaba yaragerageje gushaka ngo amubure. Ese aba bantu bwana Nkaka urabona bitwaje iki kugira ngo bavuge ngo urugendo rwa perezida ngo yarukoze, ngo nta ministre bajyanye, ngo nta mukuru w'ingabo? Chef d'état major Kazura Bosco twaramubonye yari ahari. Yewe n'inyuma ngewe nabashije kubona ko umujyanama we wihariye mu rwego rwa gisirikare yari ahari. Naramubonye General Kabarebe yari ahari, naramubonye.
ubu ni iki kintu bitwaza iyo bavuga ngo yagiye wenyine barashaka kuvuga nibyo nakubwiye nyine mu by'ukuri bagira ngo bumve ko nabo bahari ntibayobewe ukuri. None se nsiba inyuma gato wenda cy'iruhande rw'ikibazo cyawe ko Padiri Thomas akivuga ko Perezida Kagame adahari, urumva nabare rero amaso yabona ibyo babona n'ibyo ngibi bikubira ku byifuzo byabo, ariko aho umukuru w'igihugu yagiye hose mu gihugu aba ari kumwe n'inzego z'igihugu zimufasha mu mirimo kugira ngo hagize ubazwa inshingano ahita amubariza aho ngaho, umuturage ava aho ngaho anyuzwe, cyangwa se bitatunganya ako kanya bashyiraho itsinda rijya kubyigaho kugira ngo nibura ibibazo byabajijwe bihabwe ibisubizo, bihabwe umurongo wakurikizwa. Ibi rero kubivugaho buri gihe ngo bavuze analyse n'ibyo ngibyo, urumva umuntu uvuga ko Perezida Kagame adahari kandi twese tumubona kandi isi yose imubona, uwo wamubwira ko aremera ko ariko n'abaminisitiri b'igihugu bamuherekeza mu mirimo, ntabwo wabimwumvisha ute se mu bintu bigaragara amaso, urumva birasa nkaho ari ibintu bakora ku bwende, bagakora ibintu bashaka mu buryo bwo kuroga abanyarwanda igihe baba bavuga ibintu bijyanye n'ibyo bifuza ku mitima yabo, noneho bakagira gutya bakabigarurira abanyarwanda ngo baze kugira ngo nibyo. Abanyarwanda rero turagira ngo tubasabe kujya bashishoza, tubasabe kujya basubira inyuma barebe niba bavuze bati kuko umukuru w'igihugu yagendereye abanyarwanda, yatembereye abanyarwanda mu buryo bwo kugira ngo akemure ibibazo byabo, yumve ibibazo byabo, noneho bo baze kugaruka bavuga bati nta bayobozi bari kumwe, ni nko kuvuga ngo mbese urwo rugendo ntabwo yagize abamuherekeza, ariko turagira ngo tubabwire ko ari amafuti. Niho rero bahera aho bavuga bati dore FPR niyo yabanje ngo gutekinika urwo rugendo, ngo noneho ngo urugendo ngo baruvuze ngo hasigaye amasaha make ngo perezida atangire urwo rugendo, ariko ni igitangaza niko twabivuga bwana nkaka. Ese ubundi aba bantu baba babigwima iki? Ntibakora muri protokole y'igihugu, ntibakora muri security y'igihugu, nta kintu bapanga mu gihugu. Ese ibyo bise ngo FPR niyo yabanje kugenda ngo ijya inyuma niki? Cyane cyane ibyo babikoraga bagira ngo bavuge ko ibibazo by'abaturage ngo hari uburyo biza. Uko twabibonye rero bwana nkaka, umuturage agira gutya akavuga ati ngewe mfite ikibazo, bakamuzana kuri mikoro, umuturage akavuga. Iyo FPR iza kubasha gutekinika nk'uko bo babyita nk'ibyifuzo byabo, ese yazana umuturage ufite ikibazo gikomeye nk'ibyo bagiye bavuga ku buryo perezida agomba kugishakira igisubizo, agombye no kwifashisha abandi bayobozi, cyangwa se ahubwo bahitamo kuvuga bati wowe ugiye kuvuga iki? Bakumva agiye kuvuga ikibazo gikomeye bakamubwira bati oya wowe wivuga ajya hari inyuma, reka dushaka umuntu ujya gushima gusa. Ariko siko bimeze. Abanyarwanda buri wese ufite ikibazo yamanikaga akaboko batazi n'ikigiye kubazwa, ku buryo hari n'abaturage twabonye baza barira kubera ko ibibazo biba bibaremereye. Ariko ikiza cyari kibirimo bwana nkaka nuko bari babonye aho babitura, kandi koko twabonye ko ibisubizo byagiye biboneka. Aho ngaho urabivugaho iki bwana nkaka? Ibyo kamubwire muvandimwe, urugendo rwa Perezida wa Repubulika mu gihugu ntabwo ari urugendo rwa FPR yabereye perezida, ni perezida z'umukuru w'igihugu ugendera igihugu, ugendera abaturage. Icyo ni ikigomba kumvikana. Iyo Perezida wa Repubulika agiye kugenda mu baturage nk'umuyoboke cyangwa se nk'umuyobozi wa RPF, ntabwo yagenda kuriya, bifite uko biteganywa, kandi sindanabibona keretse igihe cya kampeni y'amatora nibwo agenda nk'umukandida wa RPF. Iyo asura abaturage rero abasura nk'umukuru w'igihugu cyabo. Icyo ni kimwe. Ikindi rero kubyitiranya uko abaturage ko babaje ibibazo, ahubwo bagagombye kubona neza ko ya miyoborere myiza twimakaje mu gihugu, guhabwa umuturage ijambo, umuturage ku isonga mu bimukorerwa,
nubwo rimwe na rimwe habamo urwego runaka rwarangaye nabyo nibyo kugawa yego, ariko bitavuga ko bitaba byakemuwe, bitavuga yuko ari system yatumye umuyobozi kutakemura ikibazo cy'umuturage uko bikwiye, kikagomba gutegerezanya kuba perezida wa repubulika. Ibyo twese biratubabaza, ariko buri gihe bihabwa umurongo bikakemuka. Umuturage utinyuka kurega ministre, umuturage utinyuka kurega umuyobozi runaka imbere ya rubanda, imbere y'igihugu, imbere y'amateleviziyo yose ku isi abireba, uwo muturage muvuga ko yabujije ijambo ati, ariko ntacyo bazapfa batashima, kuko ibyo bavuga ni ukugira ngo bumve ngo tutibagirana, tube duhari, bumve ko duhari, ariko ubundi nta. Ariko n'icyagiye kigaragara nk'uko ubivuze, inzego zishobora kuba zaragiye zigaragaza wenda kuba batihuta mu gukemura ibibazo by'abaturage, nawe ubwe nyakubahwa perezida wa repubulika yabivugaga, yabivugiraga aho ngaho, akavuga ati ariko byagenze bite kugira ngo bigende bityo, agahita avuga ati nyabuna inzego zibanze muri hehe, ati nyabuna kuki byarinze bigera aha hantu hose, agahita avuga ati meya asubiza, agahita avuga ati gavana agira icyo uvuga, agahita avuga ati inzego zikorane kugira ngo ibi bintu bikemuke. Hari naho yavuze ati ariko iki ntabwo nigeze nyumva mu bihe byashize. Ibyo byose rero ni ibigaragaza ko iyo perezida wa repubulika yagiye akamanuka akegera abaturage, no kuvuga ngo rwose ubuyobozi bwasanze abaturage hasi, bwagiye kubakemurira ibibazo. Ariko abangaba ntago ari uko babibona, ahubwo ibi ngibi barabinenga gusa. Kandi mu minsi ishize bwana nkaka bajyaga bavuga ngo ariko uko atajyayo, uko atagiye. Kandi urabizi ukuntu yabanje kubabwira, avuga ati rwose ibibazo bya covid byatumye tumara igihe kingana gutya, aranabisobanura, asobanura covid ibyayo, asobanura rwose, anavuga ati kuba yaraduhekuye, arabivuga. Ntabwo rero yari kujya gusura abanyarwanda ngo babateranye kuriya kandi hari icyo cyorezo. Ibyo byose ni ibintu yavuze bwana nkaka. Wowe muri iyo angre byabayemo nuko byagenze, urabibona ute bwana nkaka? Reka nkubwire, nubwo perezida wa repubulika atigeze yaza gusura abaturage ngo abaganirize, ngo akemure ibibazo byabo, inzego n'ubundi z'igihugu zazisenga zikora, haba inzego z'umutekano, haba inzego z'iperereza, zakoraga, zabaga hafi y'abaturage. Iyo bitabaye ibyo, ibitero twagiye twumva za Nyabimata iyo ngiyo ntiba byarahagaritswe. Ni ukuvuga ngo inzego zose z'igihugu zazisenga zikora, ariko zikora mu buryo buruhije. Usibye inzego z'umutekano zo zikora akazi kazo twese dushima, ariko inzego z'ibanze nazo zakoraga bigura intege. Ibintu bya covid byabangamiye byinshi, byabangamiye ubukungu, byabangamiye amagara y'abantu, si mu Rwanda honyine, ku isi. Ahubwo bazibaza impamvu perezida Kagame ari wenyine ngira ngo kuri iyi si ujya mu tugari kubaza abaturage waramutse utiwirute. Hari ahandi barabibona? Bigitangaza. Kandi bakavuga ngo abaturage ntibagira ijambo, abaturage batagira ijambo nibo bavuga kuri yase. Ariko nkaka perezida wa repubulika asanga abaturage iwabo, asanga abaturage iwabo iyo ari mu gihugu, adusanga muri diaspora, akaza muri za Rwanda Day akadusanga iyo turi. Nabuze umuntu umukuru w'igihugu ukora nk'ibyo ngibyo, akarere ku karere akamenya ati imidugudu iyi n'iyi ngiyi. Hari aho yasuye uyu munsi avuze ati nahanyuze ariko nabonye hariho ibitagenda neza, ibyo akabivuga. Akagenda avuga akana kugeza rero naho abwira ati ngwino ubaze ikibazo cyawe. Hari n'uwo yabwiye bwana nkaka avuga ati niba atagusubiza njye uzanyandikire, atazanyohereze ubutumwa butoya, wohereze SMS ati cyangwa uzanaze. Koko umukuru w'igihugu ubwira umuturage ati uzansange ku biro, uzanyohereza ubutumwa bugufi, uzantelefone. Abo muri diaspora araza akadusanga iyo turi izo za Rwanda Day. Koko ikintu baba banenga niki? ntacyo afite icyo kuvuga. Nibyo nakubwiye
byo kumva ko bahari nidukeka kabiri bazavuga ko twatsinzwe. Icyo ni kimwe cya kabiri. Udufaranga bavana kuri za views tubatunze turaburiramo, kandi barangije kwagura igifu nk'uko basanzwe, rero bagahitamo kugira ngo bakore muri ubwo buryo. Reka mwereke urundi rugero kuganira abaturage nk'ubyo bavuze bya Rwanda Day. Nk'ubu uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari delegation iri mu Budage, yagiye kuganiriza abanyarwanda mu Budage, bamaze iminsi 2. Uko agenda mu Rwanda kuganiriza abaturage, ni nako abayobozi bandi bagenda hirya no hino ku isi baza gusanga abaturage muri bya biganiro tujya tuvuga buri gihe. Urumva ari ikindi bavuze utibutse, bavuze ngo abaturage bo mu Rwanda ntago bishimye. Ari ahantu nasonye kuri Twitter byanshimishije, hari umuyobozi umwe mu mujyi wa Kigali yanditse ngo niba aba baturage bazanywa kuramutsa Perezida wa Repubulika cyangwa kuganira na Perezida wa Repubulika batishimye, ninde bakirigita kugira ngo baseke kuriya? Ninde babwira ngo babyine banezerewe? Nabyo bima gahato. Urumva ni ibyo ngibyo nyine no kubavugaho rwose ni kubaha agaciro badakwiye bo kanyagwa, kuko ni ibyo ngibyo navugaga mu by'ukuri, ni ukugira ngo batibagirana, ariko ubundi ntacyo banenga, ntacyo rwose. Ikibazo ni uko ubu ngubu tugiye tureka kubanyomoza, bajya bibwira ko ibyo bavuze bifite ishingiro, cyangwa se bakajya bavuga bati koko niko abanyarwanda batekereza, ariko twebwe u Rwanda turugeramo. Twebwe u Rwanda tuba turimo, abanyarwanda tuzi ko batekereza, abanyarwanda tubana nabo. Ni ukuvuga ngo aba bantu baba bahaheruka ryari kugira ngo babe bavuga ko ibyo bintu babizi. Nk'uyu muntu akamuzana akamwita dogiteri, agashyiraho iyo title, sinyimwatse, ntabwo ari ibyo wamwigishije, ariko dogiteri akajya hariya, ngira ngo bamwumvisha n'ukuntu avuga, akajyaho hariya akajora akavuga ibintu biriya bintu koko kuri doktora ye nk'umuntu w'umuhanga. Bwana nkaka uramuha agaciro koko k'umunyabwenge muri biriya bintu yavuze abwira abanyarwanda? Kandi nkubwire cyambere na mbere, Kambanda uriya uvuga u Rwanda ntabwo ari umunyarwanda, cyo kimwe cyo ni ukuri. Kambanda yari yifashishijwe mu Rwanda nk'umuntu nk'abantu tuba dukeneye abarimu, tuba dukeneye abayobozi runaka, mama bank, uribuka Rwanda Revenue igitangira, umuyobozi wayo ngira ngo yaravuye muri Ghana hari ibintu amashuri amwe ayoborwa n'abanyamahanga, iriya kiye yatangiranye n'umugabo w'umufumbire n'ubundi. Urumva rero Kambanda yaje muri ubwo buryo, ariko atangiye gukora amafuti baramwirukana. Urumva muri kaminuza. Rero gukora analize za buri gihe zipfuye z'amarangamutima ye, uzitegereze kuva yatangira kuvuga u Rwanda, buri gihe abatera interahamwe n'ibigarasha, ikinya kibasunikisha umunsi umwe, ntabwo babwira ikizaba ejo. Ababwira kuri uyu munsi buri FPR fini, FPR ngubu urubanza ruranga rukomeye cyane, Kagame, Perezida Kagame fini, nuko babwira buri munsi. Ariko sindabona umuntu n'umwe uramubwira ati ibyo atubwiye mu myaka 5-10 ishize ko ari bikitubwira uyu munsi nta na kiba gihinduka. Nibura bamunyomoze banamuveho, kuko ntacyo ari cyo. Yewe niyo diploma ya doctora ye ni docteur nka Bagasana Anastase, ni docteur nka Sindi Kubwabo, ni ba docteur nka ba Kambanda. Ntabo ngabo nyine abarimu bangana iki muri kaminuza y'Butare bakoze jenoside. Ntitubazi se titre ya doctora cyangwa ya za lisansi zabo zishingiye ku rwango bafitiye abanyarwanda. Kambanda we iyo adakora mu gihugu aba aratinye abantu bangana iki? Nubu ajya bivuga, ajya avuga ibintu byo gutema. Uribuka yogeza cyane Sankara na Rusesabagina, yego avuga ngo byacitse, ngo buriya mu minsi mike yageze mu rugwiro birakarabaye, kandi tuzababuranira, nimunafungwa nimunafatwa tuzababuranira muri Interpol. Akabivuga atyo, ubuse araburanira se? Ariko mukabyarabo, ariko ababwira buri munsi ntibabona urwo rushyo bashiramo rwa buri gihe.
n'ubundi wasangaga arimo yitwaza urugendo rwa ruriya mu sekreteri wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika uherutse kugira urugendo mu Rwanda, yigeze kugira icyo avuga kuri ba senateri b'abanyamerika baheruka kugera mu Rwanda nabo, maze rero nta munyamerika ugera mu Rwanda ajyanywe n'ikindi kintu. Umunyamerika wese ugeze mu Rwanda aba ajyanywe na Rusesabagina. Ukagira ngo aho bari ibyo baganira n'umukuru w'igihugu baba bumva ibyo bavuga. Ese ibyo bintu babivana hehe? Narababaje ndetse yaraje ariko uko yagiye indege ntabwo Rusesabagina yagiyemo, nkababaza ndetse ibyo mubivana ibyo kugira ngo mwumve ko iteka ikibazo ajya Rusesabagina, kuko wumvaga ari byo ashyira imbere ngo noneho ngo byarangiye. Nkaka ibyo bintu wowe wabashe kubyumva, urabivuga bite? Kuva twabohora igihugu u Rwanda rugasubirana ubuyobozi mu maboko y'abenegihugu, ibitekerezo byamatse ibihugu, imitekerereze ya gikorone twayitsinze icyo gihe. Aba bantu rero bakivuga ngo umuntu waje gutera igitsura, aje kuzana iterabwoba mu Rwanda, ari inyuma y'imitagihe, ari inyuma ya kirya gihe twatsinze kera, ari mu batsinzwe mu by'ukuri. Ubuyobozi bwo mu Rwanda, inzego za politiki, inzego za diplomasi bishingira ku bwubahane, nyumva nkumvi, tumvikane, ntabwo ari ngo tega amatwi nkumvishe, reka. Naho ngaho rero bayobewe ubuyobozi bukuriwe na RPF mu by'ukuri, naho bayobewe uburyo twakoze revolution ikacamo kinyarwanda, kitari mu bukoroni, kitari mu mitekerereze ya kikoroni. Kandi nsubye akantu gatoya, buriya n'Abanyarwanda babyiruka ubu ngubu barakurura muri iyo ideology. Nta munyarwanda utinyuka kuvuga ngo uriya ruguru rwera, uriya ruguru rutukura ngo amubwire ko yishakiye ngo abyemere. Reka. Iyo niyo generation rero izakomeza uyu mujyo turiho nitumara guhita natwe. Bwana Nkaka, hariho akantu kantangaje cyane mu kiganiro cy'uyu Jean Paul Turayishimiye, niyo interview yahaye Dr. Kambanda. Uzi ko hari ahantu yavuze ati ariko bishoboka kuko bageragezaga kuvuga bati umuturage yagerageje kubaza ikibazo, ngo noneho ngo icyo kibazo kirangiye, ngo nyuma y'igihe ngo icyo kibazo yabajije ngo cyaje kubonerwa igisubizo ngo bitarenze amasaha 24. Ese koko Bwana Nkaka, waramutse ubajije ikibazo Perezida wa Repubulika ukamugezaho ikibazo akacyakira akacyumva, koko nk'umukuru w'igihugu niyo yaba isaha imwe byagorana kugira ngo umuturage arangirizwe ikibazo? Ese byaba bigoranye ku buryo abantu bose bakorana na Perezida wa Repubulika mu masaha 24 baba batamenye bati koko iki cyabaye itariki iyi n'iyi, cyanyuze aha, uyu niwe wagikoze, hanyuma nyuma yaho bigenda ku buryo mu masaha 24 iyo ripoti bigarutse ku mukuru w'igihugu noneho bigatambuka neza? Kuko twarabibonye icyo gihe, ndibuka ko igisubizo cyatanze umukuru w'ingabo General Jean Bosco Kazura niwe wahaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika amuha ripoti uko byagenze, amubwira n'ukuntu naho byagiye bica n'iki ku kibazo cyari cyabajijwe n'umuturage. Koko Bwana Nkaka, amasaha 24 ni igitangaza ko bavuze bati koko ibyo birashoboka? Ahubwo ni nabo bagomba kubona neza imiyoborere yacu ukuntu ari nta makemwa, kuko nk'umuyobozi bavugaga muri iki kibazo bashyize mu majwi, akora urwego rw'igihugu ruzwi, ari mu gihugu. Birahagije kugira ngo kuko nkuko twese turi mu mahanga ngaha dukurikira urugendo rwa Perezida wa Repubulika, tugakurikirana n'ibyo abazwa, tugakurikirana ingendo ze na disikuru ze, tuba dufite amatwi yo kumva uko aganiriza abaturage nkatwe twese. N'uwo muyobozi ukora mu rwego runaka rwa RDB nawe yari hafi aho ngaho. Iyo bise bamuvuze, birahagije kugira ngo ahamagare umwe mu bayobozi bari hariya abasobanurire ibintu uko biteye. Niyo amasaha 24 byatwaye, birasaba ko n'ubundi ibyo yavuze
babiproving areba mu mpapuro byagenze gutya ahubwo ni amasomo 28 ni menshi ngira ngo nuko haba ariko ikibazo se ni kwihutisha gukemura ikibazo cyangwa ikibazo igishimisho nuko cyakemwe ku buryo bwiza urabyumva kandi icyo mvugana none uri muturage watanze kiriya kirego njyewe ntabwo nabishimiye mu by'ukuri kubera ko yatanze ikirego n'amarangamutima ye anashyiramo n'ikintu cy'igihuha kuvuga ngo uyu nguyu mufitanye isano na nyakubahwa perezida wa repubulika icyo ni igihuha yabwiwe n'abamutumye kubaza kiriya kibazo icyo ni kimwe cya kabiri n'umutungo ni umushumba aragiriye abandi ntabwo ari ibye ni nayo mpamvu ari amafaranga bavuga ari abitse atagomba kuyabona kuko yemerewe kuragira imitungo ariko ntiyemerewe kuhabwa ingurane yabyo ntabwo ikibazo kiri rero icyangombwa ni uko ibibazo byakemutse mu buryo buri transparency nicyo kigaragara maze rero mu kujora kwabo iyo ibintu bigenze neza kose ibyo baba bifuza nabyo bigaruka babinenga bati ntabwo bishoboka ko byaba kuko bamenyereye ibigomba kuzamara imyaka n'imyaka bavuga bati iki kibazo ntabwo cyabashije kubonera igisubizo maze rero icyo dushaka kubabwira ni uko bagakwiye gukura amerwe mu isaho u Rwanda se gukora u Rwanda ibintu biragaragara bikorerwa hanze abayobozi bahita bakora bakagarukana ikibazo uko cyatanzwe kandi bamaze no kugishakira umuti kana nkaka rero aba bantu ngira ngo ntawe abataye igihe cyane icyari gihari no gusobanura ko abanyarwanda badakwiye kwimva ibi bintu ngo babihe umwanya babihe agaciro ikindi kandi ntabwo aba bantu aribo bagena gahunda z'umukuru w'igihugu ni bande soka byaraho aba bantu kuvuga ngo yagiye ngo ntabwo byari bikenewe se ryari Jean Paul turayishimiye ngaho tubwire byari gukenerwa ryari waburinde ko umaze kumenyekana ko ntacyo uvuze uretse kuroga abanyarwanda wowe urakora gahunda zihe z'igihugu bwana nkaka ndagira ngo ngushimire cyane uduhaye umwanya udufashije kugira ngo tubashe kumva neza ibyari biri muri iki kiganiro cya Jean Paul turayishimiye na Dr Kambanda haba hariho icyo ushaka guha abakurikira Igicaniro TV nk'impamba icyo ndi bwongereho ndavuga kuri Jean Paul turayishimiye Jean Paul nk'umugaragu wa Kayumba yarezwe na Kayumba mu by'ukuri anakura mu bitekerezo nk'ibya Kayumba Nyamwasa urepfiriye wishepfiriye icyo ni kimwe cya kabiri turayishimiye ababyeyi be b'imfura cyane wabonye agahinda bafite kuri uyu muhungu wabo wabarumbiye kandi papa we umva iki kintu papa we yavuze ijambo rikomeye cyane ati turayishimiye Paul ibyo uvuga ibyo ukora niwe bizakenya iriya ni ijambo rikomeye cyane rivuga n'umubyeyi abwira umwana we ibyo ukora ibyo uvuga niwe bizakenya bizamukenya aya ni amagambo akomeye y'umubyeyi w'umukristo ungana kuriya urabyumva rero nibyo arimo ashaka kuba atazi ko yikoreye umuvumo muri we ashaka kuba atabizi ariko burya ingaruka niyo ngiyo nyine muri make nibyo ngibyo naho bakambanda abo ngabo ariko njyewe nkunda ko bakuza kubaragira kuriya babaragire kuriya babahwinjerika bamugana bakasuku babahwinjerike babwira ibigambo bipfuye bakurira muri iyo mitekerereze ntibagire ikindi batekereza kizima bahera aho ngaho aho natwe twikomeza urugendo ngayo nguko ukagira Imana Damien nkaka ndagira ngo ushimire cyane uduhaye umwanya wawe kugira ngo tuganire ndashimira cyane abakurikira Igicaniro TV kandi mbibutsa gusubscribinga mbibuka gukora like hanyuma kandi mushobora no kugisharinga iki kiganiro maze twagiraga ngo tubwire abanyarwanda ko ntabwo ibi bintu biba bifite ireme ntabwo Jean Paul turayishimiye ari umuntu wo gukurikira ntabwo Dr Kambanda analize ze ziba zifashe maze buri wese ahari mbifurije ibihe byiza kandi mwakoze gukurikira Igicaniro TV urakoze cyane mwakadabye urakoze cyane nyakugirana